Hello my people, mumeze mute? Mumeze neza? Nanjye meze neza, ndashima Imana cyane. Ndabashimye mwese rero, ni ukuri muri ab'ingenzi, muri ab'agaciro gakomeye cyane, mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi mukora subscribe, share, comment, like, byose ni ukuri muri ab'agaciro kandi Imana ibahe umugisha aho muherereye mwese. Hanyuma rero mbere yuko dutangira ikiganiro cyacu cy'uyu munsi, ndagira ngo mbibutse yuko dukora massage z'ubwoko bwose, ikindi turanga amazu, ibibanza, amamodoka, hanyuma nanone ikindi tukaducuruza imiti igiye itandukanye. Hakaba hari umuti wongera imboro, hari umuti wongera akanyabugabo, hari umuti wongera nyine ubushake, hari umuti wo guca imyeyo, hari n'umuti w'amavangingo ku bagore batayafite, hari imiti myinshi igiye itandukanye. Ngira ngo wowe wambaza ukambwira ati ese umuti murawugira iki bitewe n'ikibazo ufite. Dukora waxing tubasha mu kwaha ndetse n'insya cyangwa se imyanya y'ibanga ku bantu bakuru. Hanyuma rero ikindi nuko dufite amacumbi meza cyane kandi ku mafaranga make ku buryo buri wese yakwisangamo. Ikiganiro cy'uyu munsi rero ni ikiganiro tugiye kurebera hamwe, turebe uburyo umugore ashobora gukora ikimenyetso by'uko ashaka imibonano, ndetse tunarebe ese abagore bakunda iki n'abakobwa bakunda iki, nyine muri rusange igitsina gore bakunda iki, bakunda kunyazwa, bakunda gucumitwa, bakunda iki. Ibyo biganiro uko ari bibiri nibyo tugiye kurebera hamwe, ariko mbere yuko dutangira ibiganiro byacu nanone reka ngiye kubarangira imiti ibiri. Ibi bintu dufite iwacu, dufite mu ngo, biradufasha cyane mu kwivura, kandi mu by'ukuri nababwiye ngo kugira ngo ugendane natwe ni uko ugomba kuba ufite umutima mwiza, nta muntu wahemukira. Si byiza guhemuka, ni ukuri tujye tugerageza kugira ngo twakire ibyiza muri twebwe, ni uko tugomba kuba tumeze neza natwe muri twebwe. Ndagira ngo mbibutse ko mugomba gukaraba umunyu w'inyanja. Kabivuzeho, umunyu w'inyanja ugomba kuzajya uwushyira mu kajerekani cyangwa se indobo, ariko ibyiza ni akajerekani kari ka litiro 5 igice, cyangwa se kuzuye. Iyo kuzuye ukoga kabiri, yaba ari igice ukakoga rimwe. Ni ukuvuga ngo nk'ubu ngubu niba uri bukarabe ejo mu gitondo, ugomba kuwuraza mu nijoro ukawukaraba mu gitondo. Ikindi mumenyere kujya mukoropesha umunyu mu ngo zanyu ndetse n'aho mukorera. Biriya bintu ni kwihumanura, ni uguhumanura ahantu uri, ahantu ukorera iwawe. Abantu benshi babaye babi, ushobora guhumanya utabizi, ugasanga nta kintu na kimwe uri kwakira, kandi nta kindi kibazo na kimwe wenda ufite, ari inyatsi bagutereje, ari utagira kutagira igitungiro, ibintu byose. Mwige rero koga umunyu buri gitondo uko ugiye gutaha, uko ugiye kujya mu kazi, uko iwawe hakoropesha umunyu, mu kazi hakoropesha umunyu. Byose naribabwiye, umunyu w'inyanja urafasha cyane, ariko ukabikora uvuga. Ngiye kubabwira imiti ibiri. Hari uburyo ushobora kuba wowe ubwawe ubona ibintu byose byaranze pe, umugisha wawe barawutwaye, cyangwa se inyenyeri yawe, nubwo harimo benshi batabyizera ngo umugisha wawe utwara gute, inyenyeri ngo bayitwara gute. Ndagira ngo mujye mwibuka muri Bibiliya, abantu bazi gusoma mu Bibiliya, Esawu na Yakobo byagenze bite. Mesaje nyinshi mugenda muzigira, ariko ntabwo mba mushaka kubyumva. Esawu na Yakobo, Esawu bamujyanye umugisha. Ni ukuvuga ngo umugisha barawutwara, inyenyeri yawe barayijyana. Ugiye gukora iki rero? Fata umuceri uyu nguyu usanzwe turya, nurangiza uwinike mu mazi. Niba ufashe litiro 5 z'amazi, shyiramo ikirahure cy'umuceri cyuzuye cyangwa se irobo, nurangiza ushyire mu mazi meza yo koga, umare iminsi 3 yinitse. Wa muceri wawushyize mu mazi urawinitse iminsi 3, ku munsi wa 4 ayo mazi yafate uyoge. Noneho ujye utangira kuyoga, nyine gira ibyo uvuga, ibyo ushaka byose bivuga. Ko hari ukuntu ujya mu rukundo bikanga, ukabona urukundo rujyamo, hashira amasegonda ukabona umuntu aguciye mu myanya y'intoki, nta n'ikibazo mwagiranye, ntacyo. Wakora nk'ikintu ukabona biguciye mu myanya y'intoki, nyine ukavuga, ukiha nk'intego, ukavuga uti aya mafaranga wenda ngiye gukora ukwezi cyangwa se amezi, uyu mwaka nzakora iki n'iki, nzagura iki n'iki.
wajya kubona ukabona biri guca mu myanya y'intoki. Urukundo wapi, ubuzima uyoberwa ahantu ujya kubona ukabona umwaka urashize undi uraje nta kintu uri kugeraho. Urukundo urujyamo ukabona murashitandukanye nta n'ikindi kibazo uzi ufite. Ibi bintu ugiye kubikora rero nyine muri ya minsi 3 urangije kumaze iminsi wa muceri umaze iminsi mu mazi, fata ya mazi nyine bambe banza woge bisanzwe nyine nyuma y'iminsi 3 woga amazi nk'uko bisanzwe, woge n'isabune n'ikintu birangiza umaze no kwinyuguza ufate ya mazi nyine uhita ugira gute uhita uyoga ya mazi amaze iminsi 3 yinitse mu muceri. Numara kuyoga wirinde kwihanagura ahubwo ureke akumireho. Nurangiza ufate mudarasini, ifu ya mudarasini uyicange mu mavuta ugiye kwisiga. Gusa biba byiza iyo ufite amavuta ya olive oil, aya ngaya yo kwisiga akaba ariyo ushyiramo mudarasini. Aya fu ya mudarasini ukayishyira mu mavuta ya olive oil, noneho ukisiga umubiri wose, mu ntoki, mu maso hose ukisiga. Ushobora no kuba ugiye ahantu cyangwa se ugiye mu kazi nyine ukabikora iminsi 7 yose igashira ibyo bintu ubikora. Ukaraba umunyu w'umuceri ndetse wisiga n'amavuta ya olive oil ariwo mudarasini, ifu ya mudarasini. Ibyo ni kimwe. Hanyuma ikindi, umukunzi wawe yaragutaye agusiga gutyo kandi utabishaka. Hari abantu batandukana umwe atabishaka rwose, ukavuga uti umuntu aransize yansize ate ko namukundaga bigenze bite? Ikintu ugiye gukora ugiye kumugarura. Fata tungurusumu, nurangiza tungurusumu uyishishure neza. Numara kuyishishura wandika amazina ye 2. Numara kuyandika amazina ye 2, ufata urupapuro narwo rwiza rw'umweru rutagira ikindi cyanditseho, narwo wandikeho amazina 2. Ufata ya tungurusumu, numara gufata ya tungurusumu ufate uyishyire muri rwa rupapuro rurimo ya mazina, ushyiremo n'umunyu w'inyanja. Nurangiza ufungire muri urwo rupapuro. Nurangiza urwo rupapuro ugende urutwike kuri gaze cyangwa se ubitwikire hehe ku mbabura. Urumva ko iyo tungurusumu yanditseho amazina ye n'urupapuro rwanditseho amazina ye birimo umunyu, byose niyo urafunze neza, ugiye kubitwika ku rupapuro cyangwa ugiye kubitwira kuri gaze cyangwa se ku mbabura. Nurangiza ryavu noneho rivuyemo, iryo vu genda uryoge, genda urikarabe, uvuga amagambo wifuza, uvuga ibyo ushaka byose. Nurangiza umukunzi wawe bitewe n'amagambo wavuze azagaruka, bitewe n'ukuntu wabikoranye umutima muzima azagaruka. Ngayo nguko ni imiti 2 nagira ngo mbabwire iyo ngiyo. Hanyuma rero tugiye kuri kiganiro. Nukuvuga abantu benshi baribaza akavuga bati ese abagore bakunda kunyazwa, bakunda gucuruza? Cyangwa ukavuga uti umugore ushaka imibonano, ibimenyetso bikwereka ko ashaka imibonano ni ibihe? Iyo umuntu yabuze imibonano aba ameze ate? Reka duhere kuri iki ngiki cyo kuba umugore n'umukobwa ese bakunda kunyazwa, bakunda gucuruzwa. Umugore n'umukobwa ni abantu babiri batandukanye. Iyo tuvuga umukobwa n'umugore ni abantu babiri batandukanye. Abakobwa hafi ya bose, abakobwa nyine batamenyereye kurongorwa, abakobwa batakuyemwe amada, abakobwa nyine urumva umukobwa nyine utarigeze abyara, utarigeze akuramo inda, ni umukobwa nyine utamenyereye imibonano cyane. Uyu mukobwa akunda gucuruzwa. Mu gihe umugore wabyaye wamenyereye nyine gukora imibonano n'umugabo we, uyu mugore akunda kunyazwa. None muri rusange kugira ngo umugore yishime cyangwa umukobwa yishime ni uko wakora iki? Umugore kugira ngo yishime ni uko uri bugire gute, uri bumunyaze, noneho ukaza kuvangamo n'akantu gakeya ko kumucumita. Mu gihe umukobwa we umucumita cyane, noneho ukaza kuvangamo akantu gakeya ko kumunyaza, kugira ngo niba wenda ari wa mukobwa ufite ububere bukeya, kugira ngo aze kongererwamo utuzi duke kugira ngo bikomeze kuryoha. Kuko umukobwa yumvise ko hamaze kubobera, nyine yakubwiye ngo wenda nyine habobeze, akumva ko habobereye, arabura ngo umucumita kuko nibwo yumva aryohewe kuruta kunyara. Mu gihe umugore we aryoherwa iyo bari kugira gute, bari kumunyaza. Ni ibintu 2 bitandukanye rero. Abakobwa n'abagore ni abantu 2 batandukanye.
Impamvu umugore n'umukobwa batandukanye kuri iyi ngingo yo kurongorwa, ni uko umugore we aba yarirekuye, imitsi iba yarirekuye pe burundu, kubera ko nta kuntu ushobora kumbwira ngo umukobwa utarasunitse umwana ngo yanyara, ntabwo yabasha gusunika amazi ngo aze. Ariko umukobwa wabyaye, umukobwa wamenyereye imburu nyinshi, wamenyereye gukora imibonano benshi cyane, ageraho akamenya kunyara. Ariko mu buzima busanzwe nta mukobwa nyamukobwa utarakoze imibonano cyane unyara. Niyo mpamvu buriya kumucumita no kumunyaza ikintu yahitamo ni ukumucumita. Rero niba uri umugabo ukaba ugiye kurongora umukobwa, menya ko uri murongore bitandukanye n'uko urongora umugore wawe. Menya uko urongora umugore biratandukana n'uko urongora umukobwa. Hari abagabo benshi baba bifitiye uturaya hanze, ukagira ngo wenda nyine umukobwa umvuga nyine amenyereye nyine uko ubigenza mu rugo, wenda arabigukundira kubera yuko umuha amafaranga. Buriya abagabo benshi buriya batanga amafaranga ku nshoreke zabo, ku abagore babo bari kuburara. Ndabeshya? Kubera ko hariya hanze niho ugenda nyine. Abagabo ubundi mu buzima busanzwe bakunda umuntu nyine bumva ko bayoboye, bakumva nyine hari umuntu ukubwira ngo mpa nyine ibintu nk'ibyo, akumva ko nyine ni nk'umwami. Bariya abagabo rero ari kuguha amafaranga buriya biba bimushimishije, utagira ngo biba binababaje. Ariko umukobwa ashobora kwihangana akavuga ati yes ntaribi, ariko mu by'ukuri umukobwa nyamukobwa ntabwo akunda kunyaza. Tandukanye rero uburyo urongoramo umugore wawe n'uburyo ushobora kurongora umukobwa. Gusa ikibabaje ubu ngubu ni uko abakobwa benshi babaye abagore bose, ubwo ni ukuvuga ngo bakunda kunyaza. Nurongora umukobwa ukabona umukobwa ari kunyara pe yirekuye, uzahita ubivuga uti uyu n'umugore ntabwo ari umukobwa, kubera yuko nta mukobwa nyamukobwa wa undi mukobwa nyine utarera. Arega nuko amazi amavanye ingava mu mitsi nyine yarekuye, imitsi yararekuye, imitsi irarekuye. Kandi ntabwo wabona umukobwa ngo woroshye, ngo kubera ngo yoroshye ngo buranga aranyara. Uzi ko abakobwa benshi boroshye buriya ubona batetema ko benshi bari bamukagatare, mwari mubizi? Ntabwo koroha k'umubiri hari aho bihuriye n'amazi, ntaho bihuriye. Gusa umukobwa n'umugore nzi banyara ni abantu bose bavutse banywa n'amata na n'ubu. Abakobwa barezwe banywa amata. Inshuti yanjye niyo yaba ananutse kaje ari akazingo, ukareba ukavuga uti aka kantu ni akazingo pe, ni akazingo, uyu nguyu nta mazi afite. Bariya abantu bagira amazi ku buryo ubuyoberwa ahantu ari kuva, uvuga uti ni muhazi cyangwa ni sebe yapfumutse. Abakobwa banyweye amata baranyara. Inshuti yanjye, ntabwo uzafata umukobwa wanyweye ubushera ngo umugereranye n'umukobwa wanyweye amata, baraza kuryoha kimwe, ngo baraza kunyara kimwe, ntibiba. Kandi umuntu wanyoye amata akenshi agira n'ubushake bwinshi. Amata buriya atera ubushake. Niyo mpamvu narababwiye ngo umugabo wese ushaka ubushake, ushaka kugira ngo mu mubiri we nyine hahora hashyushye, ku buryo ihora ihagaze nyine, yanarongora akumva nyine arabishaka nyine, ku buryo yumva nyine ahorana umushyuko, uzajya unywa amata y'inshyushyu. Niba warabuze ubushake ujye unywa amata y'inshyushyu, ushyiremo ubuki, nurangiza noneho ufate rya banga ryo guhekenya ubunyobwa. Inshuti yanjye, uzaba ubafite. Uyu mugabo uzanywa inshyushyu akanywa agashyiramo ubuki, yarangiza akajya ahekenya ubunyobwa ku ruhande, uyu mugabo mujye mwitondera, ararongora ntibagaruze. Amara umwanya munini akiriho ku buryo ewana avuga ati ngiye gushimangira, wenda ejo sinzakibona, ukagira ngo neza ari kurongora bwa nyuma, neza ukagira ngo ari kurongora bwa nyuma. Kubera yuko buriya umuntu wese unywa amata agira umushyuko wa danje, agira ubushake bwinshi, cyane cyane amata y'inshyushyu. Aya mata y'inshyushyu noneho buriya abashumba baragira inka buriya barayigendana pe, bagendana imishyuko. Amata ni ikintu gikomeye kijyanye n'ubushake. Mujye munywa amata. Umukobwa unywa amata, umugore unywa amata, ahorana ubushyuhe muri we, ahorana ubushake. Biragoye kugira ngo uzamenyereze umugore wawe amata nurangiza ngo ujye umusaba kwime, ntibishoboka.
mu rugo rwawe ntuzabura amata y'inshyushyu, amata afite akamaro, n'ubuki ntuzabure n'ubunyobwa. Niba ushaka ko urugo rwawe rwubaka neza wa mugabo we, shaka ubunyobwa, shaka amata, shaka ubuki. Niyo mpamvu uri umukobwa unywa amata n'uwanyweye amata ndetse n'umukobwa utaranyweye amata ni abantu babiri batandukanye, ntibamera kimwe, ntibibaho. Urumva ntibishoboka. Hanyuma rero ikindi kiganiro tugiye kuvugaho nabababwiye, mbonye umuntu ndogoye nyine namutumye kure none yanze kugenda, igiye hafi ubu ndamubonye ari gucarucara. Guys, ari nankuye muri mood nimbabwira mu byo ikiganiro iki ngiki cyo rwose sinzi, ankuye muri mood kandi natangiye neza, numvaga nimereye neza, ngiye kurabona ari gucaracara aho ngaho kandi namutumye. Hari ibintu biba bibangamiye ngiye kubabeshya, hari narambangamiye. Turacyakomeje mu biganiro. Ibimenyetso bigaragaza ko umuntu abishaka, yaba ari umugore yaba ari umugabo, ni ibihe bimenyetso bizakwereka ko umuntu ashaka gukora imibonano? Ese umubiri we ukeneye imibonano? Nabibabwiye, aribwa n'umutwe, arwara umutwe, urumva, akumva abuze apeti, akabura ibitotsi. Noneho ikindi ni uko ahorana umunaniro, yumva intege, nta mbaraga kandi nta n'ikintu yakoze, akumva nyine yacitse intege, akumva atameze neza pe, akumva afite umunaniro gutyo gusa, kandi mu by'ukuri nta bintu bivunanye yanakoze, ariko afite umunaniro. Noneho icyo gihe afite umunaniro ujya kubona ukabona afitemo no kwiheba. Umuntu ariheba neza akiheba pe, yadareba gukora imibonano cyangwa se umubiri we ukeneye imibonano, ariheba, kumva atameze neza, akarakazwa n'ubusa. Abagabo bahita banabyerekana cyane rwose, uburyo arakazwa n'ubusa, wavuga akakubwira nabi, boneka abagore mwabaye. Icyo gihe umugabo buriya n'umugabo ari kuvuga ngo niko abagore mwabaye, ngo ndabazi, ngo buriya umugabo ashobora kuba arongora ukibwira ngo yanyuzwe, ari mu by'ukuri ukuntu umuha atanyurwa. N'iyo umugabo yarangiza uzi neza ko umugabo buriya hari igihe aba atanyuzwe kandi akarangiza. Nyine ibyifuzo yifuzaga, nyine ukuntu yumvaga byagenda, ntabwo ariko byagenze. Ntabwo uri mubuze kurangiza, ararangiza, ubundi ararangiza, ariko ari ukubura uko agera nko gushyira mu mwenge cyangwa mu mwobo. Ariko nyine muri we yumvaga ko ari ibigomba kuba, cyangwa se yenda uranabishye. Umugabo natangiye kuvuga umugabo ni umugore ko mwabaye, ngo ntabwo amaze guteka, ngo iki n'iki, ngo ndebera, ngo akajya yumva utuntu nk'utwo, uzamenye ko mu buriri buriya wa mugore we ntabwo uryoshye, cyangwa se umuha nabi. Nababwiye ngo niba ari umugabo wawe ugomba kumuha wirekuye, yirekura pe, kuko nutangira kubizana ngo ufunga cyangwa ngo ntundagezemo, ukumva ufite n'ubwoba. Icyo gihe umugabo nawe ubwe ntabwo azaba yishimye. Tujye tuvugisha ukuri, uzaba umuhaye nabi. Niba umuhaye muhe, niba umwimye kandi umwime, ariko niba umuhaye muhe neza, awuvuze neza, yumve ko anyuzwe. N'umugore ni uko rero, umugore buriya utarangiza. Noneho hari n'ukuntu umugabo aba arangiza vuba, noneho umugore yagira ngo agiye kurangiza, umugabo agahita arangiza. Umugabo iyo yahise arangiza, umugore acika intege, akumva birabishye, akumva akabura amahoro. Buriya uzi umugore upfuba, agera aho noneho umugore, noneho kubera kwa kundi guhora ajya kurangiza, wowe ukahita urangiza, nyine umugore agapfanirana, bikaba buri gihe. Umugore bigera aho arivumbura, imisemburo ye irivumbura, kimwe n'umugore nawe ubishaka, akagushaka akakubura. Niba yumva abishaka wowe uri mu kabari, niba yumva abishaka kera uri mu kazi, icyo gihe umugore imisemburo ye izivumbura, yumva ko atakigikeneye. Noneho ku buryo imibonano yizi nuko akaza yumva yanaguha na pasi,
akajya yumva yagusha nyine akumva urugo atarusenya, akavuga ati umugabo wanjye ngende umva nazayamuha pasi pe, anabimuganirizaho akavuga ati se nta kuntu twabana ariko ukazajya urongora hanze. Buri icyo gihe umugore yari kuvuga gutyo ni uko yabonye ko nta kintu bimaze muri we, yamaze kwisetingamo ko imibonano nta kintu imaze, nta kintu imumariye, nyine umva ko nyine yabishatse mu gihe kitari ngombwa, yashatse kurangiza nyine bitari ngombwa. Icyo gihe yarigaya, iyo amaze kwigaya rero ni ukuvuga ngo ikintu kiba gisigaye ni uko imisemburo ye irivumbura ku buryo ushobora no kwibaza se uyu mugore ni wa wundi wanjye cyangwa barampinduriye, kubera yuko yabishatse inshuro nyinshi urabura, yabishatse inshuro nyinshi urabimwima, yashatse urangiza mbere ye, iyo yageze harabizinukwa yumva nyine araguhaza. Umugore rero utarangiza ariheba, akabura amahoro muri we, akagira umushiha, akabura ibitotsi, akumva afite umunaniro, akumva neza umutwe noneho uramurya. Urumva icyo kintu? Ni ukuvuga ngo buriya kutarangiza cyangwa se kuba ukeneye imibonano ntuyibone, umubiri we urabigusaba. Imibonano ituma umuntu yishima, imibonano ikozwe neza ituma habaho ibyishimo, amaraso agatembera neza mu mubiri no mu mutima, imitsi ikabasha kuyungurura neza amaraso ajya mu mutima. Ni ukuvuga ngo mbese iyo udakora imibonano uba uri mu byago byinshi byo kuba warwara umutima, uri mu byago byinshi byo kuba warwara umuvuduko. Urumva icyo kintu? Noneho hari ikintu kintangaza, ukumva tuvuze ko iyi mibonano tuvuga ari igenewe umugore n'umugabo ngo bubatse ngo byemewe n'amategeko. Ese mu by'ukuri niba ari umugore n'umugabo bubatse byemewe n'amategeko, umuntu utarabonye umugabo, umuntu udafite umugabo we arabigenza ati? Ntabwo tuvuze abana nyine bakiri bato, ntabwo ibi biganiro biba bibareba, ni abantu bakuru. Ariko se mu by'ukuri imibonano ikenewe umugore n'umugabo gusa bubatse? Ntihari abantu benshi se bari singo badafite abagore badafite abagabo? Noneho imibonano bazayireke ibyishimo babibure, barwara imitima, barwaye imivuduko? Ntabwo tubashishikarije gusambana, ariko se noneho niba bifite akamaro mu mubiri, kurongorwa niba bifite akamaro mu mubiri, bemere barwara iyo mitima, bemere barwara iyo mivuduko, ngo ni uko ngo nta bagabo bafite, ngo ni uko nta bagore bafite. Tubonye ko umugore agomba kugira gute? Kurongorwa neza inshuro 2 mu cyumweru. None umugore udafite umugabo se udafite umugore, ngo nuko bitemewe n'amategeko ubwo babireke? Ntabwo tuvuga ko abantu bagomba gusambana, ariko umubiri urabikenera. None bigende bite? Cyangwa bashyiraho itegeko ryo kuba abagabo bazajya bashaka abagore bari, kuko abagore ni benshi, bashyiraho itegeko ryo kuba abagabo bazajya bashaka abagore bane nk'uko abasilamu bo baranyurwa. Aha ngaha naho hari ikibazo. Niba bashobora kuvuga ngo umugabo ashaka abagore 4, wenda biremewe, tuvuga uko nguko wenda biremewe, abagabo bo b'abasilamu bafite abagore 4 bemerewe gushaka abagore 4 mu idini ryabo, bo baranyurwa. Abagore 4 ntabwo babaca inyuma, ntabwo baca abagore babo inyuma, cyangwa ahubwo umugabo nindakumirwa ahantu hose. Ngewe buriya binshana, sinzi ahantu irari ry'umugabo rishobora kurangirira. Irari ry'umugabo rirangira byagenze bite? Kuko ushobora kubona umugabo ari gusambana gutyo hirya no hino, ukavuga uti wenda nuko afite umugore umwe, kandi wenda umugore umwe ntabwo amuhagije, wenda mu buriri arabishye, cyangwa se imibonano ntayikunda. Ariko se abagore 4, abagore 4 bose baba batayikunda? Abagore 4 baba badakunda imibonano? Abagore 4 se baba babishye? Abagore 4 se baba batamugeza ku ngingo neza? Ahubwo abagabo bashobora kuba twe tutabizi, ari badakumirwa, kubera ko nyine turi mu bihe bitatworoheye, nyine ibintu byose byazamutse, abantu basigaye batinya no gushaka, bagatinya no kubyara. Mu myaka iri imbere wasanga nta rubyiruko tuzabona. None se niba abakobwa b'ubu ngubu n'abasore batinya gushaka, bagatinya kubyara, kandi bo barabyawe, ubwo nuvuga ngo mu myaka nka 30 iri imbere tuzaba dufite urubyiruko, tuzaba dufite abana. Tujye tuvugisha ukuri. Niba abantu badashaka gushaka ngo kubera ngo ubukene, ngo kubera ngo gutinya, ngo risike, nyine ntabwo bashaka gufata risike, tuvugisha ukuri, urubyiruko abana bazavaho, urubyiruko ruzavaho. Abantu bose bari kubitinya. Umukobwa ajya kugera imyaka 30 nta mwana, nta rugo. None bizagenda bite?
mumbwire namwe. Hanyuma ntago narekeraho ntavuze kuri iki kibazo cya ya mpano, ariko ndagira ngo ahangaha mbibutse yuko buriya nk'uko nabivuze gucumita no kunyaza, buriya abagore bakunda ibivanze, abakobwa nabo bakunda ibivanze, ariko abagore bakunda kunyazwa cyane no gucumitwa gake, abakobwa bagakunda gucumitwa cyane no kunyaza gake. Ibyo bintu bitandukanye, mumenye ubwenge, mumenye ko ibintu bitandukanye. Ariko reka mvuge kuri ya mpano n'umugore we biba bimeze bite? Mana wandogoye, mana yanjye